ariko baravuze ngo ko bagiye wabibonye neza ko bagiye nabiboneye si bakinguriye nkongera nkakinga se ese ndi kucyo wabakinguriye none se ngene ari kubona imodoka bavuze amahoni nkabura gukingura ariko wumva kwibananya gasasha no bindangiriye none wo harimo wabundureba nabi umwe turi nete wabundureba nabi yararimo ambwira ngo mukongo uravugisha ukuri ntawe urimo ndabagana ukuri ntawe urimo yagiye ibaze ko nagaye ngo maze n'amasaha 5 wagiye none urashikirana kubi yawe sura yanjye none ukuntu yakuvugaga uvugaga ngo iki ngo Grace ngo yagiye he ndapfuye karabaye ko byarangiye ibintu by'abara abantu ibintu turabikemura dute babarira umbwire muko ndabasuhuje bakunze ba filime urwibanga mbere yuko dutangira kureba episode ya 62 iyi ni filime urwibanga reka nkwibutse gukanda subscribe wowe utarakanda subscribe rwose ni mwe mumaze igihe rwose mutubwira ati ntago duheruka kubona filime urwibanga mu by'ukuri kandi filime urwibanga yakorwaga si ibyo ko hari ikibazo cyatumaga mutayibona buri munsi ariko rwose filime urwibanga yakorwaga usibye ko hari abantu mutayibonaga bitewe n'impamvu yo kudakanda subscribe kandi gukanda subscribe bituma wakira iyi video aho waba uherereye hose buri uko wakanda subscribe rwose video tuyishyiraho hiti kugeraho reka twitangire rero nimba wamajije gukanda subscribe uruwingenzi kuri twebwe naho turayikanda ndakubitse kuyikanda ukajya no muri comment ukatubwira ibitekerezo waba ufite ukatubwira uko wumva ino filime urwibanga yakagenze ukaduha n'inyunganizi rwose muri ino filime urwibanga nta kabuza uko mubishaka niko tubaha filime urwibanga imeze reka twitangire rero nta gutinda ngira ngo mwaherukaga rwose afande akubitana na Emile ndetse na Grace bari gushaka gusohoka ngo bajye cyangwa se ngo babashe kuba batoroka ahangaha rwose afande yarababwiye ati mwebwe muri kujya hehe kuki mutumva ati ko nababwiye ko mu gihe mukiri gukorwaho iperereza mutagomba gusohoka muri iki gipangu mwari musohotse mugiye hehe afande yagaruye Emile ndetse na Grace abagarura mu gipangu ariko ahangaha na kamarade yari ahari rwose abasha kubyibonera nyuma yuko afande agiye amubabwiye ati rwose mwebwe uko muri babiri weho Emile na Grace murasabwa kwitabwa kuri polisi mukadusobanurira neza ibyo mukekwaho ko mushobora kuba mwarishe umuntu mwaramennye amaraso cyangwa se mukanatubwira amafuti yanyu rwose ati musabwa kwitabwa kuri polisi ahangaha rero afande yababwiye aya magambo ahita yigendera abwira kamarade ati sigarana abantu bawe kamarade nawe ahita ababwira ati tujye mu nzu nanjye munsobanurire iby'ibi ngibi maze iminsi ndi kubona ariko nkaba ndi mu rujijo ahangaha rero rwose Emile na Grace bagize kamarade umusazi bamubwira ko nta kibazo gihari ahubwo nabo batungurwa no kubona polisi ikomeza kubagendaho ahangaha rero kamarade yahise abwira Emile na Grace ati okay nimba nta kintu muri gukekaho cyangwa se nta cyaha mufite muze mbaherekeze mujye kuri polisi numve ibyo barimo barabashinja numve n'amakuru muratanga nibwo ndi bubashe kwemera yuko muri abere muri gushinjwa ibibazo bitari ibyo cyangwa se muri gushinjwa ibyaha mutakoze nta gutinda rero ahangaha Grace na Emile kamarade bashyize mu modoka abatwara kuri polisi ariko ahangaha rwose ngira ngo nimba uri kureba iyo foto irimo irizunguza aho hejuru nimba uri kureba iyo foto muri screen yawe ngira ngo urabona ko
Emile rwose we na Grace bisa naho hari ikintu batari kumvikanaho, birasa naho hari ibintu basa n'abatari kumvikanaho rwose, kuko urabona ko Emile yari ameze nk'uri kwishikuza Grace, asa naho amubwira ati reka reka njyewe ibyo bintu simbirimo rwose. Aha ngaha Grace yari arimo arumvisha buryo ki Emile bagomba kujya kuri polisi. Emile ntabwo yari ashaka kujya kuri polisi. Emile kujya kuri polisi ari kumva ari ibintu bitamurimo, ari kumva ari ibintu atagomba gukora. Aha ngaha rero Emile rwose ntago ashaka kujya kuri polisi, kwitaba kuri polisi. Aha ngaha ari nayo mpamvu kamarade ahise ahatunguka rwose, akabwira Emile ati kubera iki uri kwanga kujya kwitaba kuri polisi kandi bagushaka. Emile rwose abuze uko ahakana, abuze uko avuga ko atagomba kujya kuri polisi, ari kureba mukuru we kamarade ahita yemera kujya kuri polisi. Mu kugera kuri polisi rero rwose bagezeyo, umupolisi aratangira babahata ibibazo byinshi cyane, barababwira ati ese Mutoni yaba yarishwe n'iki, ninde wamwishe? Ngira ngo murabizi ubwo afande yageraga kwa kamarade rwose, ubwo Grace yinyuranyuragamo bikarangira abwiye afande ati mbabarira ntuzabwire umugabo wanjye ko ari twe twishe Mutoni rwose. Ngira ngo n'ubushize murabizi ko Grace yinyuraguriyemo. Rero aha ngaha afande abakozeho iperereza arababaza ati ese ninde waba warishe Mutoni? Aha ngaha Emile ashatse guhakana, Grace ariko we kubera ubwoba abakibaza ikibazo gutyo ahise avuga ati ni Emile. Aha ngaha rero Emile ashatse guhakana, afande ubwo reka dusubize inyuma gatoya rwose, ubwo afande yageraga kwa kamarade arimo araneka rwose, cyangwa se arimo araperereza amakuru yo kumenya abishe umuntu. Uriya munsi Grace yinyuranyuyemo, afande yari afite telefone mu ntoki. Ngira ngo nimba warabonye iyo episode nawe utarayireba ntukanda subscribe rwose, iyo video irahita iza kuri telefone yawe nayo uyirebe. Ubwo Grace yinyuranyuragamo rwose ahagararanye na afande yari afite telefone arimo ararekodinga ibyo Grace arimo aravuga. Bivuze ngo umunsi Grace abwira afande ati mbabarira ntuzabwire umugabo wanjye ko ari twe twishe Mutoni, ati rwose uzambabarire ntumubwire ko ari twe twamwishe. Uriya munsi Grace yabivugaga afande yari arimo aramurekodinga. Icyo kiba ikimenyetso cya mbere, ikimenyetso cya mbere gishinja Emile na Grace rwose ko bagomba gufungwa bagahanirwa ibyo bakoze. Kandi kuko mu by'ukuri abantu benshi mwari mutegereje iyi episode, abantu benshi mwari mutegereje kubona Emile na Grace bari guhanwa, bari gushinjwa, ndetse bari no guhanirwa ibyo bakoze rwose. Abantu benshi mwari mutegereje kureba ese nyuma y'uko Emile na Grace bafunzwe, ese Deborah azegukana kamarade? Ibyo nabyo rwose abantu mwese mwari mufite ayo matsiko. Reka mbabwire ati amatsiko yanyu arashize. Ikindi kandi nimba uri kureba iyi video rwose wagiye mu nzira nziza, nta kindi usabwa usibye gukanda subscribe, ugahita wakira na episode 63 ukabasha kuba wakirebera rwose ibyiza biri kurebera muri ino filime Urwibanga. Aha ngaha rero rwose afande abaje ibibazo byinshi cyane, Emile akaba asa nawe ariho, nawe akaba ari we usa naho agenda abihakana, ariko Grace rwose kubihakana we biramunaniye rwose. Grace we guhakana biramunaniye, ibibazo byose babazwaga Grace yagendaga abyemera, ariko Emile akagenda abihakana. Ariko ntabwo Emile yabihakana Grace ngo abyemere rwose ku biro bya polisi, ibyo ari ibintu bemera rwose. Ibyo Emile ari guhakana biri guteshwa agaciro, bakagenda bandika rwose ibyo Grace arimo aremeza. Aha ngaha rero nta kindi nakubwira rwose usibye ko ibyo bashinjwa cyangwa se ibyaha byose bari kuregwa cyangwa se banashinjwa byose birabahamye ku inshuro. Nyuma y'uko ibyaha byose bibahamye rero babwiye kamarade ati
mwaje muri abantu batatu ariko urasubirayo uri umwe. Tayari rero bivuze ko Grace ndetse na Emile batawe muri yombi, aha ngaha ibyabo birarangiye. Grace ndetse na Emile nakubwira ko bamajije gufungwa. Kamarade rwose agize agahinda kenshi cyane nyuma yo kumva ko ari bo bicanyi, akanumva ko bamuciye inyuma. Aha ngaha anatashye rwose amenye ko inda Grace atwite ari n'iya Emile. Kamarade agize agahinda kenshi cyane, aravuga ati nuko igihano cy'urupfu kitakibaho, ati ariko kibayeho ndumva aricyo nabahitira, nawe nta mpuhwe abafitiye. Kamarade rero aritahiye yigira mu rugo, mu kugera mu rugo rwose asanga Debora yateguye, yatetse rwose yiteguye kumwakira. Debora nawe wagira ngo yari azi ko rwose Emile na Grace batari butahe rwose bari bufungwe. Aha ngaha rero Debora ni nako guhita atobora ikimumaze iminsi ku mutima, rwose nako guhita abwira Kamarade yuko amukunda. Aha ngaha rero rwose nakubwira ko bigeze ku ntsinzi, ibyishimo bya Debora rwose. Debora ahise yegukana Kamarade n'ibintu byinshi. Aha ngaha rwose Kamarade nawe yakiranye Debora umutima ukunze, cyangwa se amwakiranye urugwiro, aramubwira ati ubundi kuva kare ko utari warambwiye ibi byose kandi wari ubizi. Debora ahita anamubwira buryo ki nawe bashatse kumukura mu nzira, ubwo ni ukumwica. Kamarade rwose aravuga ati bariya bagome ntabwo tuzigera tubababarira, nubwo bafungurwa rwose bazakomezanye bajye gushaka ubuzima bwabo, ntibazongere no kudukandagira aha ngaha. Abantu benshi rero mwari mutegereje iyi episode imeze itya. Rero reka nkubwira ati nimba ukunda filime Urwibanga, kanda subscribe rwose, unajye kuri share ino video uyisangize mugenzi wawe. Nawe umwibutse gukanda subscribe rwose, ajya akurikirana filime Urwibanga aho yaba aherereye hose. Aha ngaha rero rwose mugiye kwirebera uko bigenze, mugiye kuba mwashira amatsiko rwose. Aha ngaha ni naho ujya muri comment ugashyiramo ibitekerezo waba ufite rwose, tukaza kubisoma ndetse tukanagenda tubyakira rwose, munumva ko tunabakurikirana rwose, munumva ko ibitekerezo byanyu tugenda tubibona, yaba abantu mudukurikirana muri mu Rwanda, abantu mudukurikirana muri Congo rwose, abantu mudukurikirana muri Burundi, abantu mudukurikirana muri Tanzania, mwese tugenda tubabona. Ikindi kandi reka tubabwire ko tubakunda. Tugiye kuguhereza rwose, tugenda kubwira ko tugiye kuguhereza episode ya 63 rwose. Ndetse n'aha ngaha reka nkuhereze video wirebere neza ukuntu Emile na Grace bajyanwe mu rukiko, n'ukuntu batawe muri yombi rwose, wihere ijisho ubyirebere rwose. Nimba warebye iyi video kuva itangiye kugeza aha ngaha tugeze rwose, reka nkubwire ati uri uw'ingenzi kuri twebwe rwose, kandi Imana iguma kuguha umugisha rwose. Niba ukunda filime Urwibanga warayirebye kuva kuri episode ya mbere, urasabwa kureba n'iyi video rwose. Ikindi kandi nimba uzi kuri kureba iyo video, munsi yayo ukaba uri kubonaho ijambo ryanditse subscribe risa umweru, ukaba utararikanda rwose ngo iryo bara riveho, nturimo urihemukira cyane rwose. Ukanda subscribe bituma rwose ubasha kureba video yawe aho waba uherereye hose, nta kindi kintu bigusabye. Gukanda subscribe bituma ugenda wirebera episode yose itambutse bitakugoye. Mukande subscribe rwose, turabasabye ngo mukande subscribe rwose, mukurikirane filime Urwibanga. Nk'uko mubibona murabona ko filime Urwibanga nta yindi channel iri gucaho, iri guca kuri channel yitwa Debora TV. Njyewe turi kumwe kuri microphone, njyewe muri kumva, njyewe rwose banyita Emile rwose. Abantu benshi navuga ko nyine nkurikije ibintu dukina cyangwa se ibintu nkina nkora rwose, abantu benshi ndakeka mutankunda, ndumva mutankunda, ariko nyine
purize iriya aba ari imikino rwose. Iyi rero ni cana y'umwe ya mugenzi wanjye Debora rwose. Debora muramuzi cyane muranamukunda muri filime Urw'ibanga. Debora rwose rero nk'uko mubibona ari kubanyurizaho filime Urw'ibanga, rero rwose mumukandire subscribe kugira ngo filime Urw'ibanga igikomeza kubaryohera cyane. Nimba filime irangiye turabakunda cyane cyane, reka tubahereze episode yindi murebe.